kingura idirisha urase ku kibazo. Abantu benshi baza gusenga badafite icyifuzo, badafite. Nzanibuka umunsi umwe umugabo umwe yayoboye amasengesho aravuga ati tusengera ibintu bitandatu. Naratangaye uwo munsi, njyewe ndabyandika ibyo bintu bitandatu yavuze. Hanyuma arambwira ngo nimpaguruka ari nje usenga bwa mbere. Noneho ndamubaza tese harya ibyo wavutubwiye dusengera nibihe? Arasubira avuga ibindi bitandatu bidahuye na birya yambwiye. Narababwiye kugira ngo icyifuzo gisubizwe kigomba kuba cyujuje ibintu bitatu cyangwa bibiri. Reka mvuge bibiri. Icyambere ugomba kukidomaho, ugomba gukingura idirisha ku kibazo ukakirasa. Uyu mwanya kuri uyu munsi wa gatatu amasaha yose mu maraha muze gukingura idirisha murase ku kibazo. Kingura idirisha nimumfe kure. Paulo yaravuze ngo nkubitana ibifunsi ngo ariko simpa gukubita, ndabanza ngafora nkamasha. Dawudi yaravuze ngo wigishije amaboko yanjye kurasana ngo no gufora umuheto w'umuringa. Ntimupfe kurasa gusa. Igihe umaze ku musozi, igihe umaze usuzuguwe, igihe umaze ufite agahinda, kingura ufora umuheto urase ikibazo. Nimba ushaka kurasa, rasa ku kibazo kivuge neza. Uyu mwanya uvuga ikibazo ugisobanure neza. Abaje gusenga mwese tubahaye ikaze kandi mugubwe neza. Kandi mukuri twaje imbere y'Imana kandi ntawe utaha uko yaje. Imana dusanga, Imana dusenga ni Imana yumva amasengesho, ni Imana isubiza. Aha na ahantu hakemukira ibibazo, hakemukira ibibazo byinshi. Bamwe bafite ubuhamya ibintu Imana yakoreye hano, kandi nawe ufite umutwaro Imana izakuruhura n'uyu munsi yakuruhura. Amen. Nje gituma y'abantu bateranye twumva n'ubuhamya, twumva ibyo Imana yakoze kandi izakomeza inabikore. Ndagira ngo kubera imirimo mfite reka mbaramutseho gatoya ndeke no gufata n'umwanya wabateguwe. Ni mu Bami 13 ibice 13 umurongo wa 14. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka aja aho ari, aramuririra aravuga ati ye baba data we, ko wari amagari n'abanyamafarasi b'Abisirayeli. Elisa aramubwira ati enda umuheto n'imyambi. Nuko arawenda abwira umwami w'Abisirayeli ati fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashira ibiganza bye ku by'umwami, ahera ko aravuga ati kingura idirisha ryerekeje iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati rasa. Ararasa. Aravuga ngo uyu ni umwambi w'Uwiteka unesha, niwo mwambi wo kunesha Siriya, kuko uzatsinda Abasiriya mwafeka kugeza aho uzabasembera. Aramubwira ati enda imyambi. Arayenda. Abwira umwami w'Abisirayeli ati yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu arekeraho.
umuntu w'Imana aramurakarira aramubwira ati iyaba wakubise 3, 5 cyangwa 6 watsinza abasiriya kugeza ubarimburiye, ariko none uzabatsinda Siriya 3 gusa. Amen. Aya ni amakuru nshaka kuvugaho ibintu nka 2 gusa. Gupfa, abantu b'Imana barapfa, na Elisa yakoze ibitangaza 14 bikomeye, 13, ndetse amaze no gupfa akora ikindi gitangaza. Bagiye gushingura umuntu, murabizi ngo bamushingura ku murambo ya ku magufwa ya Elisa, uwo muntu arabyuka. Icyo ni igitangaza cya nyuma mu bitangaza 14. Ariko uwo muntu wakoze ibitangaza 13 ararwara. Abantu b'Imana baza barwara, ararwara. Umuntu w'Imana narwara ndukamukira urubanza. Abantu b'Imana bararwara, na Elisa yararwaye. Ndetse aza no kurwara, ngo iyo ndwara niyo yamwishe. Umwami w'Isiraheli arababara, ababazwa nuko Elisa apfuye yari umumaro. Abakristo bingira mumaro niyo Imana ibahamagaye, abandi baravuga ati tuzagira dute. Werari siko ari we warushinzwe icyumba cyo kuwa 3, Shaka nawe agashingwa ikindi. We bazakwibukira kuki wa mugani, hari umuntu wabitwigishije ejo. Elisa umwami arababara, aravuga ati uyu mugabo niwe wari maneko w'igihugu, uyu niwe watubwiraga intambara aho ziturutse, uyu niwe watumye, uyu niwe wahanuye ibyo kurya biraza Samariya yose, abantu bashize bariye abana, banariye amahurungure y'inuma, utwasaya tw'indogobe, ariko arahanura mu gitondo kimwe ibintu birahinduka, none arapfuye. Niwe wari byose. Umwami aza kumusura, asanga arwaye indwara izamujana tu, ngo abone Elisa azagenda, abone Elisa nta muti nta rukingo aragenda. Umwami ngo ararira, ngo ayi data, ye baba data we, ko wari amagari n'amafarasi y'Isiraheli, none uragiye turajahe. Elisa icyo yakoze, aravuga ati reka nkurage, abana b'Imana bazabaraga. Haleluya. Ati genda nzanira umuheto vuba. Ni nkawe wategekaga umwami, umwami ari rukanga vuba vuba azana umuheto. Ati rukanga uzane n'imyambi, kuko Elisa we ntiyabaga mu gisasiro. Umwami ari rukanga azana umwambi, azana intoki ze nubwo zitabashaga, azishyira kuza umwami. Aramubwira ngo irukanga ukingura idirisha uryerekeje iburasirazuba. Ari rukanga ararikingura. Aramubwira ati rasa rero, ararasa. Kandi aramubwira ati kurashe, uriya n'umwambi w'Uwiteka unesha, uzanesha abasiriya kugeza mwafeka. Amen. Mwumva ukuntu yamutegekaga. Elisa ararwaye, ariko kubera umumaro we ko arategeka perezida nk'uko umutegeka umuntu, ati rukwankuza n'iriya myambi warashe, nimba yari yayirashye ngarukiriye epfo, ati genda uyitore vuba uyinzanire hano. Arayizana, ngo yikubite hasi, ngo ayikubita hasi 3, arekeraho. Undi ariyo aturakosheje, ati yikubita hasi byibura 5, ati none cyangwa 6 uzanesha abasiriya 3 gasa, hanyuma baguhindukirane. Mva makuru ngiye kubabwira nsoza. Kingura idirisha, urase ku kibazo. Abantu benshi baza gutsenga badafite icyifuzo, badafite. Nzanibuka umunsi umwe umugabo umwe yayoboye amasengesho, aravuga ati tusengera ibintu 6. Naratangaye uwo munsi, njewe ndabyandika ibyo bintu 6 yavuze.
hanyuma arambwira ngo nimpaguruka ari nje usenga bwa mbere. Noneho ndamubaza tese harya ibyo wavutubwiye dusengera nibihe? Arasubira avuga ibindi bitandatu bidahuye na birya yambwiye. Narababwiye kugira ngo icyifuzo gisubizwe kigomba kuba cyujuje ibintu bitatu cyangwa bibiri. Reka mvuge bibiri. Icyambere ugomba kukidomaho, ugomba gukingura idirisha ku kibazo ukakirasa. Uyu mwanya kuri uyu munsi wa gatatu amasaha yose mu maraha muze gukingura idirisha murase ku kibazo. Kingura idirisha nimumfe kure. Paulo yaravuze ngo nkubitana ibifunsi ngo ariko simpa gukubita, ndabanza ngafora nkamasha. Dawudi yaravuze ngo wigishije amaboko yanjye kurasana ngo no gufora umuheto w'umuringa. Ntimupfe kurasa gusa. Ari gitabo nasomye umukobwa yari afite imyaka 40 atarabona umuntu umuhamwiriwe mwaramutse. Ibyo murabyumva? Nta muntu urana mubesha ko azaza kumusaba. Hanyuma kandi yari umunyamasengesho mwiza rwose. Hanyuma umugabo umwe ngo aza kumubwira ati umupastori w'umunyamasengesho ngo aza kumubwira ati bimeze bite? Ati njewe nta kintu narasenze naririyije. Undi atese udusaba umugabo umeze gute? Ati umugabo gusa base. Yo nicyo gituma byatinze. Umugabo gusa. None hazi nkendese. Ndeka nkubwire inama, saba umugabo umupange, umudesine, umupange ni munini, ni muremure, ni afite arebate, afite inyinya. Reka gupfa kuvuga umugabo, vuga umugabo ushaka, vuga umugore ushaka. Ari ubwira Imana ngo aza kubyandika. Icyatangaje umwana w'umukobwa avuga gahungu gashatse kumera nk'uyu uko mukabona, kari kameze nk'uyu disi. Aramuvuga, aramwandika. Kudesina ni igiki mu Kinyarwanda harya gucora, gushushanya. Aramushushanya bien. Gahungu keza. Hanyuma aravuga ngo Mana ndagushimiye ko mpaye uyu musore. Haleluya. Icyatangaje nyina mu byumweru nka bibiri uwo muhungu yaraje akunda uwo mukobwa. Nyuma yo gukora ubukwe nyina arimo areba ibintu umukobwa yasize, aza kugwa kuri rwa rupapuro rushushanyijeho umusore. Ibintu byose nimba ushaka kurasa, rasa ku kibazo kivuge neza. Uyu mwanya uvuga ikibazo ugisobanure neza. Hari umwana umwe wigeze gutsindwa w'iwanjye ngira ngo uramuzi Solange, arababara. Hanyuma aza gusenga Imana. Noneho aravuga ati reka nandika amanota nshaka, kubera bakurikiraga izi nyigisho arayandika. Nanje naratangaye, yarabaye umugore yaragiye nza gusanga urwandiko yandikiye Imana n'amanota yasabye. Kandi ntiyasaba distinction, ntiyasaba amanota. Naramubwira ati Sora, ubwo wari wanditse kudasaba menshira. Yesu cyubahiro. Imana yakirumva ngo gituma musenga ntimusubizwe ngo nuko musaba nabi. Uyu mwanya ndashaka ngo mukingure idirisha mwerekeje ku kibazo. Kandi ukivuge ntukivuge mu kinyabufuru ngo wewe ntubizi Imana. Kivuge neza. Ukibwire ngo ndashonje. Wewe ntubizi ko ndaheruka kurya. Iyo yampumyi babaza narabibabwiye. Iyo yampumyi bayibaza Yesu amubaza ngo urashaka ngo ngukorere iki? Iyo ivuga ngo wowe ntubibona n'ubu bitarahumuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Kingura idirisha uryerekeje ku kibazo kandi urasi kibazo
numara kukibasa ntukirase gatatu gusa, ukirase gatanu cyangwa gatandatu. Ntuvuge ngo ubwo waje none gusa ugataha wenda kitagezweho. Oya, komeza gatatu, gatanu, gatandatu, ngo uzanesha Abasiriya kugeza ubarimbuye. Ni musenge ubudasiba. Imana idufashe. Nako nari ngiye kuvuga, ukingi uridirisha uryerekeje ku kibazo, urasi ikibazo cyawe. Kandi nta numwe utagira ikibazo. Ikibazo kikugoye, ikibazo kigurumana, cya kindi kikuruhije, ukibwire Yesu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mana yacu, ndagushimira Yesu kubw'iteraniro ryiza ry'umugisha. Ndagushimira kuri kumwe n'abana bawe. Tugiye gukingura idirisha twerekeje ku kibazo kitugoye. Buri muryango ufite icyifuzo. Mana, dukinguye idirisha mu izina rya Yesu. Turarashe mu izina rya Yesu, kandi dukubise hasi, dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Urakoze kudufasha, urakoze kutugirira neza. Ni ku bwa Yesu Kristo mwami. Amen. Tutonga ibiganza mushumba wacu, Imana imuhe umugisha. Amen. Twongeye duhereze Imana icyubahiro. Ni igihe cyo gukingura tukarasa ku kibazo. Iri jambo rirafashije. Ni igihe cyo gukingura ukarasa ku kibazo. Apana gusaba nabi, n'ugukingura. Banyasheri rero tukarasa hehe? Ku kibazo. Haleluya! Gukingura ukarasa ku kibazo. Ahantu cyari kikujengereje ukakirasaho. Ijambo rinafashije. Ntukeneye kukirasa. Twongere duhagarare tukirashe. Tuhagarare twongere tukirase. Turakosika. Gukingura ukafora umuheto ukakirasa. Ikibazo aho kiri, aho kikujengereje, imyaka umaze igihe ubabaye, igihe umaze ku musozi, igihe umaze usuzuguwe, igihe umaze ufite agahinda, kingura ufora umuheto urase ikibazo. Ariko mushumba Imana igumugisha. Ari ijambo rizo ukabyuma ngo ni iryanjye. Ngewe numvishije ari iryanjye. Iri jambo ni iryawe nawe cyangwa ni iryanjye? Mbariza umuntu muri kumwe ngo ufite ikibazo, hari ikikujengereje, tugiye gukingura. Haleluya! Zamura Imana icyubahiro. Gira gukigeganyeza ibiganza, ukingura umutima wawe, ukingura amadirishya y'umwuka, ukingura umutima wawe, uzamure kwizera, uzamure kwizera. Olela takosika. Ukingura umutima wawe, ugere ku bana bawe, ugere mu kazi kawe, ugere muri business yawe, ugere mu byo ukora. Ukingure, wohereze imbaraga z'Imana, wohereze umwambi wo kwizera. Lepa takosika enemo. Kingura. Mbaraga zagufasha zikure kure. Kingura. Ibyafatiriye umuryango wawe, ibyafatiriye abana bawe, ibyafatiriye umunezero wawe, harageze kukingura ukarasa ku kibazo. Aho Satani yakuboheye, Satani agatsindwa. Zamura haleluya y'ubutsinzi. Iki ni igihe hata na botangoya sokita ngaya zanamo. Iki ni igihe cyo kurasa ku kibazo. Kibazo cyabaye nk'amabuye ku buzima bwawe. Kibazo uhora urwana nacyo, kibazo uhora urwana nacyo kikuzengurukaho, kibazo kitakuvaho, kibazo cy'uruserero, kibazo cy'uruzingo, kibazo cy'amadene, kibazo cyo kubura akazi,
kibazo cyo kubura urubyaro, rasa ku kibazo. Arapakota, rasa ku kibazo. Kibazo cy'uburwayi rwawe budakira, kibazo cy'imanza zitava mu buzima bwawe, kibazo cy'ibihombo bihora imbere zawe. Umusumba aravuze ngo kingura, nzana kingura. Kukingura nibyo wihanye, zamura ukwizera ukingure. Ikibazo kitambitse muri famiye yawe, ikibazo kitambitse mu muryango wawe, mu bana bawe, ku mutware wawe, ukingure idirishya. La kota, ndimo ndakumva Yesu. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Rasa ku kibazo, cyo kibazo kiri mu byawe byanze, ibyawe byatwawe, abademoni bakubujije amahoro. Kingura idirishya muri aya materaniro turimo yo kubohoka, muri aya materaniro yo kuwa gatatu. Kingura idirishya ry'umutima wawe. Onela Simone, kingura idirishya, kingura idirishya. Senga hanuru, kingura idirishya, kingura idirishya. Rasa ku kibazo. Yene potai, daimoni ye kufunga umunwa. Rasa ku kibazo, kingura idirishya. Rasa ku kibazo, nimba ari inzara. Rasa ku kibazo, nimba ari amadene. Rasa ku kibazo, lepita kota nabo. Ndakumva Yesu. Kingura. Hari imbaraga zagufatiriye. Kingura. Hari imbaraga zafashe ubuzima bwawe. Kingura. Rasa ku kibazo. So for umwambi w'amasengesho, for umwambi w'amasengesho. Rasa ku kibazo. Ndagira ngo wirekure, irekure. Turi mu nzu y'Imana, irekure y'inzu y'abanyamwuka, irekure. For umuheto, urasa ku kibazo. Bagucukuriye urwobo, rasa kuri icyo kibazo. Barakugambaniye, rasa kuri icyo kibazo. Barakuroga, rasa kuri icyo kibazo. Bararabacuragura, rasa kuri icyo kibazo. Baravuze ngo ntuzabaho, rasa kuri icyo kibazo. Umutambyi arabivuze, ndetana bina ngo for umuheto wawe mu kwizera. Ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu. Hari ibintu byakwizingiyeho, hari ibintu byakwitambitse imbere. Rasa kuri icyo kibazo, rasa kuri icyo kibazo mama. Rasa kuri icyo kibazo. Niwemere ko Satani agufunga umunwa. Rasa kuri icyo kibazo. Muko rasa kuri icyo kibazo. Waje muri iteraniro, niwemere ko Satani agufunga umunwa. Tobaruvuge, tobaruvuge. Rasa kuri icyo kibazo. Niwemere ko Satani agufunga umunwa. Niwemere ko Satani agucecekesha. La kotanga ya zango na ma. Lopitango ya sikanemo. Lenina mondere fo. Rasa ku kibazo. Imbaraga z'abapfumu ziri mu rugo rwawe. Rasa ku kibazo. Imbaraga z'abarabacuragura, imbaraga z'abavuga ngo ntuzishima, imbaraga z'abitambitse mu byawe, imbaraga z'abitambitse mu munezero. Rasa kuri icyo kibazo. Ndabona Imana muri iri teraniro, ndabona ubwiza bw'Imana. Zamura ibiganza wakire, akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira lopita kota ngaya za mondere pa sakita ngoya sikarebo lela shangone mondere pa zanini mongere foria mana. Ubu n'ubuhanuzi bwawe mwami, turabwakire mwami Yesu, turabwakire mwami Yesu, turabwakire mwami Yesu, turabwakire mwami Yesu. Turarasa ku bibazo byacu, turasa ku bibazo by'uburwayi. Arapita ngoremo indwara nizike muri teraniro. Turarasa ku burwayi, uburwayi nibuhunge. Ene kosika, ubu n'ubuhanuzi bwawe. Nakitara boye, senga wa musore we. Rasa kuri urwo ruzingo, daimoni wakwitambitse imbere akakubuza amahoro. Rasa kuri icyo kibazo. Ndabona Imana itabara mu iteraniro. Erera sango ne boy, leni kango ya some, repita na bori ya fai. Rasa kuri icyo kibazo. N'abadukurikiye online, rasa kuri icyo kibazo, rasa kuri icyo kibazo. Icyo kibazo cyananiye abantu, icyo kibazo cyananiye abakomeye, icyo kibazo cyananiye abanyabwenge, icyo kibazo umaze igihe ufite. Katika jina la Yesu, ndumva Imana muri iri teraniro, ndumva Imana muri iri teraniro, ndumva Imana muri iri teraniro. Senga Imana, hamagara Imana. Lopita la shakone monde.